Ndabasuje mwese mu izina rya Yesu. Imana iduhane umugisha. Nitwa Ineza Confiance Princess. Babyeyi dukunda, nubwo coronavirus yadukoranije tukaguma mu rugo, turabakunda kandi turabakumbuye. Ntimukagire impungenge ko dusigara mu rugo, tuba twasigaranye na Yesu, kandi Yesu niwe mwigisha mukuru. Mbere ya byose reka twiragize Imana dusenge. Turagushimiye Mana y'icyubahiro ko waturinze twebwe abana dusigara mu rugo, ukaturindira ababyeyi, ubihimbane. Turagusabye ngo uduhe umugisha watangire ubuntu, tubigusabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amena. Reka turebe isomo riboneka muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Haravuga ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye atanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Twebwe abana turi mu rugo, namwe ababyeyi bacu muteranira ku rusengero, twese dusabwa kwizera kugira ngo tuzahabwe ubugingo buhoraho. Ibyo ni byo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Bye bye, aheza ni mu ijuru.